Ese wari uzi ko Bon Scott, umuririmbyi wa mbere w'itsinda ryamamaye cyane rya AC/DC, yigeze kuvuga amagambo ateye ubwoba ku Mana? Yagize ati, I'm on the highway to hell. Ndi mu nzira yerekeza ikuzimu. Ni amagambo yaririmbaga buri munsi, abantu bakayaririmba, bakayabyina, ariko se ni iki yazize koko? Niye mpamvu yavuze aya magambo? Byagenze gute? Ubundi Bon Scott yari muntu ki? Bon Scott yavukiye muri Ecosse muri Scotland mu mwaka w'1946 ahagana mu mujyi wa Forfar. Akiri muto umuryango we waje kwimukira muri Australia, mu gihugu cyaje kumuhindurira amateka. Muri Australia niyo yatangiye urugendo rwe rw'umuziki, yinjira mu matsinda atandukanye kugeza abonye umwanya nk'umuririmbyi mukuru w'itsinda rya AC/DC aho yari mu mwaka w'1974. Yaje kuba icyamamare ku isi hose, azwi nk'umuririmbyi w'imbaraga ufite ijwi ryihariye ridasanzwe. Yari umuntu w'inkwakuzi mu miririmbire ye, utagira ubwoba bwo kuvuga icyo atekereza. Imvugo ye, imico ye yihariye n'inyandiko ze zafashije AC/DC kumenyekana cyane mu myaka w'1970. Bon Scott yabaye ikimenyetso cy'uburara bwa rock and roll, ariko nubwo yakurwaga n'abatari bake, amagambo ye menshi ntiyatinyaga Imana, kandi byarangiye amuhindutse. Bon Scott yari yarakuriye mu buzima busanzwe, ariko ageze mu rubyiruko atangira kwishora mu myitwarire y'uburara, inzoga, ubusambanyi n'ibiyobyabwenge. Nubwo yari azi ko Imana ibaho, nigeze ayubaha. Yakomezaga kwirata mu ndirimbo ze, cyane cyane Highway to Hell, aho yavugaga ko nubwo yajya mu kuzimu ntacyo bimutwaye. Ese aya magambo yayavuze ati? Bon Scott ntabwo yavuze rimwe gusa, yarayaririmbye, ayasubiramo, ayakora nk'indirimbo y'icyitegererezo. Yavugaga ibintu nka forget the reason why I came, I'm going down all the way down. Ibagirwa impamvu naje, ndi kujya mu nzira y'umuriro. Yavugaga ko nta mpamvu yo kubaho mu buryo bwera, ko yihitiyemo inzira y'umuriro. Ese ntiwakibaza uti, ese koko umuntu ashobora kwihitiramo ikuzimu nk'aho ari ikiruhuko? Mu ijoro ryo kuwa 19 Gashyantare mu mwaka w'1980, Bon Scott yari yitabiriye ibirori by'ijoro ryose i Londres, aho yanyweye inzoga nyinshi cyane birenze urugero. Ntawatekerezaga ko iryo ari ryo joro rye rya nyuma ryaba ryaramuhinduriye ubuzima. Uyu Bon Scott yakundaga kuvuga ijambo I'm on the highway to hell, ndi mu nzira yerekeza mu kuzimu. Ni ibintu yakundaga gukora, yakundaga kuvuga, yumvaga yuko ntacyo bitwaye. Gusa muri iri joro siko byagenze. Mu gitondo nyuma y'uko avuye muri ibi birori, bamusanze mu modoka y'inshuti ye yamaze gupfa. Impamvu y'urupfu rwe ntabwo yigeze imenyekana. Bavuga ko yatewe n'inzoga yanyweye, alcohol poisoning and choking. Yari yasinziriye yicaye, ariko ibyo yari yanyoye byamuhitanye atabanje no kubisobanukirwa. Uburyo yapfuye bwabaje isi yose y'abakunze ba rock, ariko nanone bibutsa amagambo yakundaga kuvuga n'imyifatire ye ishobora kuba yaramuteye ingaruka zikomeye igihe yibasiraga Imana. Yari afite imyaka 33 gusa. Abantu benshi batangajwe n'urupfu rwe rutunguranye, ariko bamwe bibuka ko yari amaze igihe aririmba urupfu rwe mu buryo busebya Imana. Ubwo yavuze ibyo ngibyo ni nako byaje kumugendekera koko. Ese birivuga iki ku bantu bavuga amagambo asebya Imana? Ndababwira yuko abantu bazatanga ibisobanuro ku ijambo ryose ry'ubusa bavuga ku munsi w'amateka, nko tubisanga muri Matayo n'ubutumwa bwiza igice cya 12:36. Imana ntijye yirengagiza amagambo dutangaza. Buri jambo rivuzwe rifite ingaruka, cyane cyane iyo riba riturutse ku mutima wuzuye ukwibona no gusebya Imana. Icyo dukwiriye kwigira kuri Bon Scott. Bon Scott yari afite impano, yari afite abafana, yari icyamamare, ariko amagambo ye yatumye bimugendekera nabi. Yaramutengushye, ntabwo yigeze amubandira koko. Nubwo abantu benshi bakunda indirimbo ze, yagiye atiteguye guhura n'Imana. Wibuke ko amagambo tuvuga ashobora kuba isezerano hagati yacu n'ijuru cyangwa hagati yacu n'umuriro. Nuko twabivuze haruguru,
si kuri Bon Scott gusa ibi byabayeho no kuri John Lennon, Tancredo Neves, Marilyn Monroe ndetse no kuri Cristiano Ronaldo. Amagambo asebya Imana ashobora kugira ingaruka zikomeye. Kora subscribe kugira ngo tuzasubire. Ese waba uzi undi muntu waba waravuze nabi Imana bikamugiraho ingaruka? Subiza hasi muri comment. Imana irababarira ariko nanone ntikinishwa. Joe Entertainment turabashimiye.